abantu batarasubscribinga mwibuke gukora subscribe. Ikindi, iyo video uyilikinze uba ubwiye YouTube ko iyo video ari nziza ngo ikomeze iyi-recommendinge n'abandi. So guys, mudusapotinge mukora like, share ndetse na comment, no kuba batarasubscribinga nukuri mudusapotinge musubscribinga, it's free. Hello, tubahaye ikaze tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026 ngo uzababere uw'imigisha myinshi. Twagarutse muri New Year recipe. So uyu munsi tugiye guteka ifi muri oven cyangwa se mu ifuru. So nkuko muri kubibona dufite amafi abiri atunganyije neza, arogeje, ibintu byose bimeze neza. Icyo tugiye gukora, tugiye kuyasiga ibirungo ubundi tujye tuyashyira mu ifuru. So reka rero tubitangirane, ariko nizere ko mwatangiye umwaka neza. So tugiye gutangira, turayakataho nk'uko muri kubibona. Ntabwo gukata ngo ugeze hasi, ni ugucamo nk'imirongo gusa kugira ngo ibirungo bibashe kwinjira. Nta kindi kintu kindi gucamo iyi mirongo biba bigamije, kugira ngo ibya birungo byose turi buze gushiramo bize kuza kubasha kwinjira. Tugiye gusigaho ibirungo, black pepper na paprika n'umunyu, dushyiremo n'ibitunguru mo imbere. Ni ibintu byoroshye, it's a very simple recipe. Kubanza gucaho tuno tuntu tuba tumeze nk'utwanwa ntabwo dukunda, bakunda turi kumbangamira. So abantu mwahoraga munyishyuza recipe, nagarutse, nari narabuze, hari ibindi bintu nari nkugiyemo, ariko nagarutse ngiye kugerageza kubaha recipe uko bishoboka kose. So muri kwibona no gukata gusa mo imbere kugira ngo ibirungo bibashe kwinjiramo. Okay, turangije guslicinga ya mafi cyangwa se kugenda tuyacamo imirongo. Hano muri kano kaboro navangiyemo black pepper na paprika, turamo n'utuvuta dukeya kugira ngo mbashe gukoramo ikintu kimeze nka paste. So ni ibintu biri easy, uri kubibona. So ngiye gutangira nsigaho. Ufite n'akadimu wakamuriraho, ikindi ni ukuba ko ifi bifite amahwa, nze nabi yakujomba. Usigaho hose n'imbere n'inyuma muri ya mirongo n'ubundi wagiye uca kugira ngo hose ibirungo byinjiremo. Murabona ko turangije gusiga impande zose. So hano nari nsigaho black pepper na paprika, hanyuma hano mfite ibitunguru nakase, ngiye kubishiramo imbere. Ngiye kubirodinga n'ibitunguru. Kugira ngo murabibona ko ibitunguru bishyizemo imbere. Hanyuma ngiye guhita nshyiramo na hano mfite, maze kubimenyera muri video zanjye ko nababwiye yuko tungurusumu na tangawize bikorera rimwe nkabibika bikoze. So iyi ngiyi ni tungurusumu na tangawize bivanze. So nabyo ngiye gushiramo kugira ngo nabyo bizanemo agahumuro keza, byice wa muhumuro mubi w'ifi. So ndi kugenda nshiramo muri hahandi nagiye nkata ya myanya, yishyiramo kugira ngo ize no kwinjiramo imbere, kugira ngo ifi yacu ize kuba iri juicy.
ubikora n'ubundi ku mpande zombi. Ntabwo abantu badakunda umuhumuro w'ifi, tungurusumu na tangawizi bituma inahumura neza, kandi n'ubundi mumaro ibyo mumaze kubimenyera. So turasoje gushyiraho ibi byose, so tugiye guhita tubijyana muri oven, tugiye kubekinga cyangwa se tugiye kubiteka mu ifuru mu gihe hagati y'iminota 45 n'isaha. Ifuru yacu yamaze gushyuha, this is the oven. Yamaze gushyuha, tugiye guteka mu gihe cy'iminota hagati ya 45 n'isaha. Ngenda mbereka process yose uko iri bugende, mwebwe ntimucike muri video yose. Nk'uko muri kubibona ifi yacu imaze kuba ready nyuma y'isaha tuyishyize mu ifuru. Nagiye nyihindura off camera, ariko nta kindi kidasanzwe, nanakuragamo mu ifuru nkayihindukiza. Urabanza ugateka uruhande rumwe iminota 30, ukaza kuruhindukiza ukayubura, ukongera ugashyiramo n'iminota 30. Impande zombi maze kuziteka mu buryo bumwe, ibibaye ready. So nuko nguku itaninze out nyuma yo kuyikura mu ifuru. So murabona ko guteka ifi mu ifuru abantu bajyaga babitinya, ni ibintu byoroshye, ni ibintu bisanzwe, nta kintu na kimwe kigoye kirimo. So enjoy. Yummy. Iraryoshye pe. Okay, mwakoze rero gukurikira video. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubarinda muri 2026. Naho ubutaha mu yindi recipe. Bye bye.